Morning traders, nongeye kubaha ikaze. Uyu munsi tugiye kureba gold uko biriwe byifashe, nk'uko ejo twari twiteze ko ishobora kumanuka igakuriyetinga support kuri iyi support cyangwa se ikaba rejected, ariko siko byagenze. Isoko ryafunguye breaking no support, nk'uko nabyo nari nabibateguje ngo nimubona breaking no support with the red candle cyangwa se big red candle, icyo gihe iyi support izaba itakiri valid. So niko byagenze, ya breaking no support with big candle, which means this support is not valid again. We have to wait the next support. So mbere yuko dutangira with analysis, reka tubanze turebe news zihari uno munsi kugira ngo tumenye uko twitegura cyangwa se icyo turi gukora muri uno munsi. Uko mubibona, big news ihari ni saa 11, new home sales niyo ifite 3 stars yonyine, niyo ishobora kugira impact. Bityo rero reka dutangira analysis zacu, zitangiriye kuri daily time frame. Dutangire kuri daily time frame, ariko tubanze turebe na weekly uko new candle yopeninze. Nk'uko mubibona, izi candle muri weekly analysis, izi candle zose ziri bullish, which means ko market iri very bullish. Candle zigera kuri enye zose, naje ukanareba ahangaha, ino candle yatekinze support kuri moving average, which means ko market iri very bullish. So ahangaha hari weekly resistance, reka tuyihindure line kugira ngo tuze kumenya ko ari weekly resistance. Market ishobora kuhagera igakora reaction okay. Noneho reka turebe muri daily time frame ko byifashe. Ino resistance iracyari still valid, tuyihindurire yellow color, iracyari still valid kuko yabaye tested on Friday. uno munsi ishobora kugaruka ikongera ikaba retested nanone. So nk'ibisanzwe reka tumakinge hafi y'iyi candle, iyi big candle, byerekana ko market ishobora kuhagera igakora reaction igasubira muri buy direction. Ibi ni ibintu kenshi nagiye mbona bibaho, namwe muzabyitegereze mubirebe, muzagenda mubibona. So twongere tumakinge highs na lows za current candle on daily time frame. Icyo bidufasha kumenya range ya market cyangwa se aho isoko riri aka kanya. So tuyihindure purple kugira ngo tumenye ko ari highs na lows ya current candle. So kumva wenda tumakinge n'iyi support yindi right now, ndikumva ari izo support na resistance twashyiraho kuri daily time frame. Noneho reka tujye muri 4 hours turebe. Iki twakitega muri 4 hours, ino weekly support ya adjusting ahangaha.
tuyihindure yero. Okay. Nanga hari resistance kuri 4 hours. We're adjusting also this support kubera iriya itufa market ihageze yaba yatangiye kugira selling pressure. Tujya muri 1 hour turebe uko byifashe naho iki twakitega. Muri 1 hour hari strong support uko mubibona yabaye rejected inshuro nyinshi. Tuyihindure green. Byerekana ko ishobora kuhagera ikabayinga. Cyangwa se igasubira muri buy pressure zone, cyangwa se igasubira muri buy direction. Yeah. Noneho tugiye muri 30 minutes turebe ni iki dushobora cyangwa se ni izi possibility trades zishobora kubonekaho. Aka kanya nkuko mubibona nari nababwiye ngo ino support niba breakout cyangwa se niba broken with red bid candle ntabwo ibikiri valid. So for now ahantu dushobora kwitega rejection nkuko yatangiye no kuba ni kuri iyi resistance, kuri iyi support cyangwa se daily lows. Uje ukareba neza harimo hanging hammer. Ino candle ishobora closing bullish candle ishobora closinga ubundi market ikahita ikomeza ijya hejuru ikaza igakora gutya continuation. So ushobora kwibaza n'iki dutegereza uno munsi ni still buy iracyari valid. Turacyategereje kubayinga aho as you can see itangiye kuba rejected, but ikintu tugomba gutegereza kugira ngo twizere ko in buy safe cyangwa se aho bitari risky nuko utegereza ko kari ka minor support gusa ugomba gutegereza ko kaba broken. Tugomba gutegereza ikintu kimeze gutya ikaza ka blocking iyi ntuza ino resistance iga closing above ikaba retested ikabona gucontinuing target yacu ikaba ino next resistance. So for now ndikumva ari iki twakitega ino support iramutse itabaye valid cyangwa se ikaba broken market igakomeza ikaza muri downtrend. Ikindi wategereza ni uko yaza igatesting no resistance cyangwa no support yarangiza ikaba rejected ikabona gukomeza hejuru. So ibaye broken I think buy ntabwo iba ikiri valid. Noneho side iraba igiye kuba kureba sell cyangwa se kwitega sales. Kuba wagurisha nibyo ni option iba ihari niramuka ino support ibaye broken. So twumva ari ibyo twakitega kuri gold no munsi. Happy trading day. He, the producer.